Nangiye kubasuhuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rishya rikaba ari interuro zibaza, ariko tukaba tubaza bitandukanye n'uko ubushize twabazaga. Mu isomo ry'ubushize twabazaga interuro ushobora kubaza umuntu ariko akagusubiza igisubizo kikaba yego cyangwa oya, aricyo gisubizo. Urugero uvuze uti uvuye ku isoko, umetoka sokoni, umuntu akagusubiza ati oya, oya akaba ari hapana, cyangwa se yego akaba ari ndiyo. Noneho rero uyu munsi biratandukanye kuko tugiye kubona interuro nyinshi cyane zitandukanye zibaza, ariko umuntu akagusubiza igisubizo ashaka kitari yego kandi ntikibe oya. Ubwo rero namwe murabyiga kandi mumenye uburyo mushobora gusubizamo. Mbibutse ko iki ni igice cya mbere cy'interuro zigera muri 50 zibajije muri ubu buryo ngiye kubatangiza, hanyuma nugikunda uziga n'igice cya kabiri, nacyo tuzaba twagize interuro nziza. Tugerageza gukoresha interuro twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se dushobora gukoresha mu buzima bwa buri munsi, ndetse bikadufasha no kubasha kuganira twifashisha ururimi rw'Igiswahili. Ndabibona ko amasomo yacu muyakunda kandi ndabashimira bamaze gukora subscribe, abona bakomeza gukora share amavideo yacu akagenda agera ku bantu benshi, ndetse tumaze kuba umuryango munini. Muri ab'agaciro rero, muri kumwe na mwarimu Emmanuel Uwiringiyimana. Tugiye gutangira rero dutangiriye ku ijambo ribaza. Ijambo ribaza ngo iki mu Kiswahili ari ryo nini. Nini iki ko ribaza. Ayo magambo tuyifashisha dukora interuro. Hari n'igihe twigeze cyangwa se hari isomo twigeze kwigishamo ayo magambo, ariko turyigisha mu buryo butandukanye n'ubwo tugiye gukoresha uyu munsi. Naryo mushobora kujya kuri chaîne yacu mukarirebamo, aho mwakandikamo viulizi mwahita mubibona maneno ya kuuliza kuri iyi channel yacu birimo. Ubwo rero tugiye gutangira, hanyuma tutangirana n'interuro ya mbere. Unataka nini? Urashaka iki? Ninataka sabuni. Ndashaka isabuni. Aho ushobora gushyiraho n'ikindi kintu nawe ushaka. Ninataka kalamu, ninataka sukari, ushobora kuvuga ikintu ushaka. Nero ya kabiri iragira iti unakula nini? Uri kurya iki? Uwo subije ati ninakula mukate. Ndi kurya umugati. Ninakula, ushobora kuvuga uti ninakula maharage. Ndi kurya ibishyimbo. Unatazama nini? Ni interuro ya gatatu. Uri kureba iki? Ninatazama filamu. Ndi kureba filime. Kutazama tuyikoresha turi kuvuga uburyo bwo kureba ikintu, ariko uhanze amaso, kwitegereza. Bitandukanye na kubona, yo kubona nyine ikintu gutya ukabona ijisho karishyira kuri kintu ariko utabyitayeho cyane, cyangwa se kitari butinde. Kureba filime biratinda, kureba umupira biratinda. Ubwo ni nk'icyo. Dukomeze n'interuro ya kane. Unasoma nini? Uri gusoma iki? Ninasoma gazeti. Ndi gusoma igazeti. Ushobora kuvuga uti ninasoma kitabu. Interuro ya gatanu. Unabeba nini? Wikoreye iki? Unabeba nini? Wikoreye iki? Ninabeba unga. Nikoreye ifu. Interuro ya gatandatu. Unapenda nini? Ukunda iki? Ninapenda kula. Nkunda kurya. Ushobora kuvuga uti ninapenda asali. Nkunda ubuki. Hari n'undi ushobora kuvuga ikindi akunda. Interuro ya karindwi iragira iti unasubiri nini? Utegereje iki? Ninasubiri basi. Ntegereje basi. Ntegereje bisi.
Interuro ya 8, nini kinakufurahisha? Ni iki kigushimisha? Igisubizo, kusikiliza nyimbo za Kiswahili, kumva indirimbo z'igiswahili. Aha nabwo ushobora kuvuga uti kutazama umupira wa kandanda, kuri umupira wenda w'amaguru, yase kutazama filamu, kureba filime, biterwa n'icyo waba ukunda. Interuro ya 9 iragira iti nini kimetokea? Iki cyabaye? Jibu cyangwa se igisubizo, ajali ya basi, impanuka ya bisi. Interuro ya 10, nini kimekuhuzunisha? Ni iki cyakubabaje? Nimepoteza pesa, nataye amafaranga. Interuro ya 11 iragira iti nini kimekuleta hapa? Ni iki cyakuzanye hano? Umusubiza ati ninaomba kazi, ndi gusaba akazi. Interuro ya 12 iragira iti nini kimekuchelewesha? Wakerejwe n'iki? Cyasa n'iki cyagukereje? Nimekosa basi, nabuze imodoka ya basi. 13, unaomba nini? Uri gusaba iki? Ninaomba pesa, ndi gusaba amafaranga. Interuro ya 14 ikagira iti umefanya nini? Wakoze iki? Undi ati nimefagia nyumbani, nakubuye mu rugo. Interuro ya 15 ikagira iti utanipa nini? Uzampa iki? Nitakupa pesa, nzaguha amafaranga. Turakomeje. Irindi jambo tugezeho ni ijambo ribaza ryitwa wapi. Wapi baza ngo hehe. Noneho turakomeje. Interuro ya 16 iragira iti unaenda wapi? Ugiye cyase hehe? Ninaenda sokoni, ngiye ku isoko. 17, unatoka wapi? Uvuye hehe? Ninatoka shuleni, mvuye ku ishuri. Ya 18 iragira iti unaishi wapi? Uba hehe cyase utuye hehe? Ninaishi Kigali, mba Kigali. Interuro ya 19 iragira iti unafanya kazi wapi? Ukora kazi hehe? Umusubiza ati ninafanya kazi Gicumbi, mura kazi Gicumbi. Kuvuga ushobora gushyiraho nawe ahandi hantu hatari Gicumbi. Interuro ya 20 iragira iti tutakutania wapi? Tuzahurira hehe? Jibu, tutakutania mjini. Tutakutania mjini, tuzahurira mu mujyi. Interuro ya 21 iragira iti soko la matunda lipo wapi? Soko la matunda ni isoko ry'imbuto. Matunda ni imbuto. Isoko ry'imbuto riri he? Umusubiza ati soko la matunda lipo pale. Pale umuntu abakwereka ngo hariya pale, isoko ry'imbuto riri hariya, kamutungira agatoki. Hanyuma interuro ya 22 iragira iti mkutano utafanywa wapi? Inama izakorerwa he? Nyuma umusubiza ati mkutano utafanywa shuleni, inama izakorerwa ku ishuri. Interuro ya 23 iragira iti utaenda wapi mwaka ujao? Uzajya he umwaka utaha? Ndati nitaenda Marekani, nzajya muri Amerika. Interuro ya 24 iragira iti tutalala wapi? Tuzarara hehe? N'urugero wenda tuvuge hari nk'ahantu abantu bagiye kujya nibwo bwa mbere, noneho ari kubaza mugenzi we cyangwa ari kubaza uwo wabatumiye ati tuzarara he? Tutalala wapi? Tuzarara hehe? Tutalala hotelini, tuzarara muri hoteli. Ya 25 iragira iti tutachezea wapi? Tuzakinira hehe? Hanyuma igisubizo tutachezea uwanjani,
tuzakinira mu kibuga. Ya 26, ulizaliwa wapi? Wavukiye hehe? Nilizaliwa Butare, navukiye i Butare. 27, uko wapi? Uri hehe? Niko nyumbani, ndi mu rugo. Ahangaha ushobora kuvuga nanone aho uri handi, si ngombwa ngo bibe mu rugo. Niko shuleni, niko kitandani, ndi mu buriri, cyangwa se niko nyumbani twabonye ko ari mu rugo. Niko kitandani, ndi mu gitanda cyangwa se mu buriri. Niko shuleni, ndi ku ishuri, n'ahandi ushobora gushaka. Ya 28, dukomeze, iragira iti twende wapi? Tujye hehe? Undi ati twende kusari, tujye gusenga. Ya 29, harusi itafanyiwa wapi? Ubukwe buzakorerwa hehe? Harusi itafanyiwa mjini Kigali. Ubukwe buzabera mu mujyi wa Kigali. Mume wako ameenda wapi? Mugabo wawe yagiye hehe? Ameenda hospitalini, yagiye mu bitaro. Ubwo ni interuro ya 30 turangije. Noneho tugeze ku rindi jambo ribaza, ari ryo ryitwa nani. Nani ibaza ngo nde. Dukomeze. 31, iragira iti unapenda nani? Ukunda nde? Umusubiza ati ninapenda Juliet, nkunda Juliet. Nawe ushobora gushyiraho uwukunda, niba ari Joseph, niba ari Jacqueline, niba ari Amina, washyiraho ushaka. Unataka nani? Iyo ni ya 32. Urashaka nde? Ninataka Joseph, ndashaka Joseph. 33, ulizuru nani? Wasuye nde? Nilizuru shangazi yanyu, nasuye masenge. Interuro ya 34 iragira iti nani alikulipia? Ninde wakwishyuriye? Usubiza ati Paul niwe wishyuye. 35, iti nani alikupiga hapo? Ninde wagukubisaho? Usubiza ati ni mwizi, n'umujura, umujura yamukubise. 36, nani amechelewa darasani? Ninde wakerewe mu ishuri? Ni Alice niwe wakerewe. Ubwo ni chef wenda wasubije nka gutyo. Tujye kuri 37, igira iti nani anapenda Gatete? Ninde ukunda Gatete? Ni mimi, ni njyewe. Icyo gisubizo, ariko ushobora gusubizaho nawe ibyawe. Ugasubiza 38, nani hari inyama? Ninde utarya inyama? Usubiza ati ni Peter na Paul, ni Peter na Paul. Nero ya 39, nani hajaona simba? Ninde utarabona intare? Ni sisi sote, ni twe twese. Nero ya 40 ikagira iti mugeni hapa ni nani? Umushyitsi hano ninde? Usubije ati ni Juliet, nawe wasubiza iyawe. Twikomereze, tugiye kuri kiulizi ya nyuma ya none. Nizere ko mutarambiwe. Ijambo ribaza ngo ni ribaza ryari, ari ryo rini. Hanyuma tugiye kurireba, turebe n'interuro zaryo tunasoza. Interuro ya 41 iragira iti ulizaliwa lini? Wavutse ryari? Ugasubiza uti nilizaliwa mwaka 1970, navutse mu 1970. Ubwo nawe ushobora gushyiraho umwaka wawe.
42, tutakutana tena lini? Tuzongera guhura nanone ryari? Tutakutana mwezi ujao, tuzahura mu kwezi gutaha. Interuro ya 43 iragira iti utamaliza amasomo lini? Uzarangiza amasomo ryari? Nitamaliza mwaka ujao, nzarangiza umwaka utaha. 44, utanizuru lini? Uzansura ryari? Nitakuzuru Jumapili, nzagusura ku cyumweru. Ya 45 iragira iti utakuja kwangu lini? Uzazi wanjye ryari? Hanyuma usubiza ati nitakuja Jumamosi, nzaza kuwa gatandatu. No kuvuga ushobora gushyiraho umunsi yaba kuri iki turangije ikibazo turangije cya 44 cyangwa se n'iki cya 45 nawe ugashyiraho umunsi ushaka, cyane ko n'iminsi twayize. Tujye kuri 46 igira iti mutafanya mtihani lini? Muzakora ikizamini ryari? Tutafanya mtihani tarehe 10 Julai mwaka 2025. Tuzakora ikizamini ku itariki 10 z'ukwezi kwa karindwi muri 2025. Aha ni urugero umuntu aba yatanze, nawe washyiraho igihe cya nyacyo wabuze. Kunera 47 iragira iti utafanya harusi lini? Uzakora ubukwe ryari? Nitafanya harusi tarehe 25 mwezi ujao, nzakora ubukwe ku itariki 25 z'ukwezi gutaha. Nera 48 iragira iti ulitoka hospitalini lini? Wavuye mu bitaro ryari? Nilitoka hospitalini Jumatano, navuye mu bitaro kuwa gatatu. Interuro ya 49 iragira iti utanijibu lini? Uzansubiza ryari? Nitakujibu kesho, nzagusubiza ejo. Bibutse ko kesho ni ejo hazaza, hanyuma jana bikaba ejo hashize. Interuro ya nyuma ya 50 ya none iragira iti ulinunua gari lini? Waguze imodoka ryari? Hanyuma usubiza ati nilinunua gari mwezi uliopita, naguze imodoka mu kwezi gushize. Bakunze amasomo yanjye, nongeye kubashimira rero ko mwakurikiye, mwakoze gukurikira video yacu, mwakoze gukurikira isomo rya none. No kuri muraba agaciro, ndabakunda cyane. Mbibutse umuntu wakunze iri somo ari bo bwa mbere yaraje kuri channel yacu, ntagenda adakoze subscribe, kandi n'abandi mukomeza gukora share, mukore share, mukore like, mudushyigikire, kandi tuzakomeza ubutaha. Tuzakomeza n'ikindi gice cya kabiri. Ndabakunda cyane kandi ndabashimiye. Murakagira amahoro n'umugisha w'Imana. Imana igikomeza ibarinde. Kwa heri, tutaendelea na somo jingine.